Nagira ngo rero munyemerere mbagezeho izi breaking news ni nyuma yuko umutwe wa mama 23 uvuye byibura mu bice birenga 12 byose muri teritwari ya Rubero. Icyo gikorwa gikomereje muri Warikare aho nubundi kuva ku munsi w'ejo n'uyu munsi ni ibice byinshi cyane mama 23 ikomeje kugenda ivamo nkuko tugiye gukomeza tubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Reba hasi yanditse subscribe. Iyi nkuru yacu igiye kwibanda ku makuru akurikira, ndaza kwerekeza muri Warikare mubwire ko mama 23 ikomeje kuva mu bice bitandukanye, ndaza kubikubwira. Ndasubira muri Rubero nkubwira impinduka zikomeje kugenda zihaba, hanyuma ngana ku musozo turaza kurebera hamwe ubutumwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize hanze binyuze muri Mossad Borosi wanayoboye akanama karoni ku munsi w'ejo akanavuga ijambo ryibasiriye cyane u Rwanda na mama 23. Ni muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuri uyu wa 26 Werurwe 2026 hagaragaye ibikorwa byo kuva mu birindiro by'ingabo za FCM 23 mu bice bitandukanye, cyane cyane agace k'ingenzi ka Meti ndetse na Minjenje ni muri groupement ya Kisimba ndetse no mu bice bya Kanune muri groupement ya Ikobo. Aho hose mama 23 yari hafite ibiringiro by'ingenzi kandi bikomeye, ariko kandi yahisemo kubivamo byose. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego zitandukanye abivuga, ingabo za mama 23 zatangiye kuva Iminjenje ndetse na Meti zijyana ibikoresho byazo zibinyujije mu gace ka Banakindi. Abaturage babonye abo barwanyi bamwe bagenda mu modoka, abandi bagenda n'amaguru banyura ahitwa Kalembe, ahafite akamaro kanini cyane mu bijyanye n'ingendo ndetse n'ibikorwa bya gisirikare. Nubwo izi ngabo zavuye mu bice byinshi, amakuru atangwa n'inzego z'umutekano n'ubuyobozi aragaragaza ko hari abasirikare bake cyane bagiye basigara muri ibyo bice, ariko nanone ngo mu buryo bugaragarira buri wese nuko igice kinini cy'abarwanyi ba mama 23 bavuye muri ibyo bice byose. Kuva kwa mama 23 muri ibyo bice kwagaragaye kandi no mu gice cya Kanune, aho bivugwa ko abo barwanyi bavuye muri ako gace ni mu masaha ya nyuma ya saa sita berekeza ahitwa Imiriki ni muri teritwari ya Rubero. Kugeza ubu nta tangazo riratangazwa n'ubuyobozi bwa FCM 23 risobanura impamvu y'iyi myitwarire. Icyakora ibi bibaye nyuma y'iminsi 3 gusa habaye inama y'abasirikare ba mama 23 Iminjenje ni ku murongo wa Kalembe Meti. Ni ku ruhande rw'abaturage ndetse n'abandi bakurikiranira hafi ibibazo baravuga ko bisobanura uburyo butandukanye. Hari ababibona nko guhindura imyanya y'ingabo cyangwa se repositioning, abandi bakabisobanura cyangwa se bakabibonamo wenda ngamayeri yo kuyobya uburari ndetse no guca muri humye inzego z'umutekano. Abandi bakavuga ko mama 23 ikomeje gushyira imbere ibijyanye no kubahiriza amasezerano yagiye ashyirwaho umukono, yaba aya Doha cyangwa se Washington. Abandi bakabibona nk'igitutu cya politiki kigamije noneho gutangira gukura mama 23 mu bice bitandukanye yigaruriye. Abandi bakabibona mu buryo bwo gukomeza gushyira imbere amahoro no gutanga icyizere kugira ngo ibiganiro bikomeze mu murongo mwiza. Ibi byose kandi bibaye mu gihe akarere gakomeje kuberamo imirwano ikomeye, cyane cyane mu gace ka Kanune hagati ya mama 23 na Wazalendo. Imirwano yatumye abaturage benshi bahunga berekeza mu bice bifatwa nkaho wenda bitikanye gake, cyane cyane nk'ibice bya Miriki. Ni muri iki gihe rero cy'amakenga abaturage bakomeje gutekereza ku bijyanye n'uko ibintu bizagenda mu minsi iri imbere, bakifuza ko haboneka umutekano urambye n'ubufasha bwo gusubira mu byabo. Nubwo ariko kandi turimo kuvuga ko muri Warikare mama 23 irimo kuva mu bice bitandukanye, teritwari ya Rubero mama 23 ho imaze kuva noneho mu bice 12 byose. Ni mu bice bya Rubero amakuru agaragaza ko kuva mama 23 yahafata, by'umwihariko kuva noneho kuri uyu wa 23 Werurwe 2026 abarwanyi ba FCM 23 batangiye kuva buhoro buhoro mu midugudu nibura 12 bari bamazemo igihe kinini bagenzura kuva muri Gashyantare umwaka ushize w'2025. Ibi byakozwe mu ituze nta mirwano ibayeho. Ni nyuma gato y'inama yabereye Washington ku matariki 17 na 18 Werurwe yahuje intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ni inama yari igamije gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro.
ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Generali Evariste Kakule Somo ni ku rukuta rwa X yahamagariye abaturage gukomeza kuba mwituze, abasaba gukurikirana neza mu gukurwa kw'ingabo za M23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byemeranyijwe mu masezerano ya Washington. Uko niko yanditse ku rukuta rwa X. Yongeyeho ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC nazo ngo zikomeje ibikorwa byo kurwanya ADF zifatanyije n'ingabo za Uganda, kandi ngo ziteguye kujya mu bice byose M23 irimo kuvamo mu rwego rwo kugarura ituze n'umutekano. Nubwo izi mpinduka zifatwa nk'ikizere ku mahoro, ubuyobozi bwa Kinshasa bwo burashimangira ko ihagarikwa ry'imirwano ngo rigomba gushimangirwa, kandi M23 igomba kuva mu bice byose yigaruriye hagasubizwamo ubutegetsi bwa leta, kandi ingabo z'amahanga ngo nazo zigomba kuva ku butaka bwa Kongo mu buryo bwa burundu, kugira ngo habeho ibisubizo birambye ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero turimo turagana ku musozo, ni nyuma y'uko yagejeje ijambo ku bagize akanama k'umutekano, umunyamabanga mukuru cyangwa se wenda umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ushinzwe ibibazo bya Afurika ndetse n'iby'Abarabu yahise nawe yanyarukira ku rukuta rwa X yongera kugaragaza samari cyangwa se incamake y'ibyo yavugiye muri iryo jambo ahanini ryibasiriye M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Umujyanama mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo by'Abarabu na Afurika yatangaje ko byari icyubahiro rwose ngo kuyobora inama cyangwa se akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yagaragaje ko abaturage babarirwa muri za miliyoni ko bamaze igihe kinini cyane nta mahoro bafite, ituze n'amahirwe ku bukungu. Yashimangiye ko ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump amasezerano ya Washington kari intambwe ikomeye cyane iganisha ku mahoro, kuko ngaragaragaza ubushake bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ni mu bijyanye no kuva mu guhangana noneho bakagana mu biganiro ubufatanye n'umutekano birambye. Amerika yavuze ko izakomeza kuba umufatanyabikorwa uhamye mu gushyigikira icyo cyemezo no guteza imbere amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mu ijambo rye muri Loni yongeye gusaba ngo gukuraho ingamba zose z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Rwanda no kuva byihuse kw'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibirego u Rwanda rwahakanye inshuro zose. Yanasabye ko habaho kubahirizwa k'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutaka bwayo n'ubwisanzure bwa politiki. Icyakora cyo yanashimangiye kandi ko hari ingamba cyangwa se ari na ngombwa ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifata ingamba zo gusenya mu buryo bwa burundu umutwe wa FDLR mu bice ugenzura, kuko ari ingenzi mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke ndetse no kutizerana mu karere. Turimo turagana ku musozo. Ibi byose byerekana ko akarere ka Kivu ko gakomeje kujya mu cyiciro gikomeye cy'impinduka, aho hari ibikorwa bya gisirikare, diplomasi mpuzamahanga n'ibiganiro by'amahoro birimo kugenda bifatanya mu gushaka igisubizo kirambye. Ariko nanone ejo hazaza h'akarere twavuga ko bitazajyana n'izi ngamba cyangwa se n'ibi byose turimo kuvuga. Abarwanyi ba M23 basubiye inyuma, inteko ya Loni yateranye, ibiganiro n'amasezerano birakomeje. Byose bigomba kujyana n'ibikorwa bifatika ku butaka bitandukanye n'ibi gusa by'amagambo tumaze imyaka n'imyaniko dukurikirana.